inshuti ye magara yizeraga ntabwo yigeze atekereza ko ari umurozi, ndetse yayibwiraga buri kimwe cyose. Ariko iyo nshuti ye magara yaje kumugirira ishyari bitewe n'ukuntu yari yarabuze urubyaro. Yahisemo kuza kuvutsa ubuzima umugore we yari atwite, kugira ngo nyine bose bajye bagumana agahinda, bajye bakomeza baganira bavuga ati ese tuzabona abana gute, ati ese bizagenda gute. Nakubwiye ngo abantu bose ubwira ibintu byawe ntabwo baba ari abizerwa. Akenshi hari n'abagutega amatwi, ariko bamara kukumva ibyo uri kubabwira amaganya yawe ugasanga nyine bagiye kuyabyaza umusaruro ku giti cyabo, mbese muri make bagiye kubyitwaza kugira ngo bakubabaze. Niyo mpamvu ibyaba byiza wajya ugira ibanga ukabika ibintu byawe ku giti cyawe, abo wita inshuti yawe ugenda ubwira byose, ukamenya ko ntabwo ari abantu beza bamwe na bamwe. Mwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, niho hantu honyine usanga inkuru z'ubwenge, ukandi no kuri iyo buto ya like ubundi tujye twibanira umunsi ku munsi. Dore ukuntu byose byatangiye. Bari bibereye mu rugo biturije bameze neza, ibintu byose ari amahoro, hari haramutse neza nta kibazo. Ariko umuryango w'iwabo watangiye kwifungura. Uko umuryango wifunguraga nta mushyitsi bari bateganije, nta n'umuntu wari wababwiye ko ari buze kubasura. Ariko hari ikintu cy'igisatani cyaje kinjira muri wa muryango, nicyo cyari kiwufunguye. Cyakomeje kuza n'umuryango ntabwo cyabashaga kuba cyawukwirwamo, gikomeza gutambuka. Umugore n'umugabo n'umwana bari bibereye mu rugo bimereye neza, ndetse baramutse amahoro rwose. Imana ntako itabagiriye, yari yabahaye umunsi w'umugisha w'ibyishimo, bimereye neza. Kandi kuri uwo munsi hari haciyeho umunsi umwe umugore avuye kwipimisha kwa muganga. Ari nawo umunsi umugabo yari yabwiriyeho inshuti ze ko afite umugore utwite nyine mu minsi mike yenda kwibaruka. Ba bantu muhora mupostinga ngo umugore aratwite, ngo bimeze gutya, mubibyegereje inshuti zanyu, hari izibagirira ishyari, ntago inshuti zanyu zose zibyishimira. Ahangaho ikintu cyaje cy'igisatani cyaje kirukanka gisatira ku muryango w'iwabo. Umugabo aranga arimo abwira umugore we ati ukomeze usinzire nta kibazo, nuza kumva unaniwe aho ngaho ujye mu cyumba, nanjye reka ninyabye ku isantere. Akiri aho ngaho akimara kubivuga, urugi yagiye kubona abona ruri kwikingura. Ati se bebe, ibintu ndi kureba nawe nibyo uri kureba cyangwa? Ndebera, ibi bintu bishoboka bite? Urugi ruri kwikingura, ibi bintu ntago bisanzwe. Niyo magambo umugabo yavugaga, gusa icyo atazi twe twakibonye kinjiye. Akomeza avuga ati Davina, waba uri hafi ahangaho ukaba ari wowe uri kubikora se? Cyangwa Davina nawe yumva ntago ari kuvuga, yumvise atari kumusubiza. Icyaje nuko cyahise kinjira gikomeza gutambuka. Umugabo arangaha nawe ari kwibaza, hari ibintu ubona nawe ukibaza ukuntu biri kuba ukumva biragucanze. Icyambere cyo nta muyaga mwinshi wari uhari, icyatambutse ikigini cyaje cyamuciyeho ariko we ntiyakibona. Umugabo akomeza kwitegereza mu muryango, akomeza areba avuga ati ntabwo bishoboka, none ahangaha kuva ryari hasigaye hikingura? Hari imbaraga zidasanzwe se zisigaye ziba muri runo rugo? Dayimoni yaraje imutambuka, irakomeza iragenda. We ibyo ari kwibaza, we ari no kuyireba, mbese muri make imuri imbere, ariko we nta bushobozi afite bwo kuba yayibona. Ndetse nanabibire iri banga, buriya umuntu ubasha kubona ibintu nk'ibi ngibi ni uwo byabashije kwiyereka. Rero uzumva umuntu ari kukubwira ati hari ibintu ndi kubona, dore dayimoni, dore ikintu kimeze gutya, ariko we wareba ntukibone bitewe nuko kitakwiyeretse. Ubwo rero nta bushobozi uba ufite bwo kuba wakibona. Ikinjiye cyasimbukiye ku meza, kimaze gusimbukira ku meza gihita kiburirwa irengero. Umugabo we aracyahagaze ahangaha avuga ati baby, kudakanguka. Arebye umugore we agira ngo nuko mwirengagiza, agira ngo umugore we yasinziriye. Nyine hari ukuntu umuntu aba ananiwe, noneho abantu batwite nk'uku usanga bahorana utuntu tw'umunaniro utamenya ahantu uva, ugasanga nyine abananiwe cyane. Ariko nanone ibyo bigaterwa n'ahantu uba ndetse n'ubukungu ufite, kuko ntiwabizana ku muntu wo mu cyaro we abatwite akajya guhinga akikorera n'ifumbire. Rya dayimoni ryaje nyagasani, witegereze urebe, ryaje ku nda y'umugore. Hari ibyo ryatangiye koherezamo, rirangije riterura akana rikavana mu nda. Mana yanjye, witegereze urebe, ryakavanye mu nda y'umugore, rirangije rirasama akana rirakamira. Ryarakamize akana, gusa umugore we ntiyamenya ibiri kujya mbere. We nta nubwo yabashaga kuba yaribona rino dayimoni. Ryarakamize kose, rirangije rirahindukira rigira ngo rigende ritarajya kure.
umwana Davina yari umwana wo muri runo rugo, ni umwana bari barabyaye, niwe mwana w'imfura bari bafite, ariko bendaga kwibaruka undi mwana nyine ukurikira Davina. Ariko idayimoni riri ahangaha ntabwo ryari rikeneye ko ibyo bintu bibaho ngo bibaruke undi mwana, ryo ryari rimukeneye, naryo riramushaka. Umwana Davina nta kindi yakoze, yaravuze ati ibi ntabwo bishoboka, ibiri kubera ahangaha ntabwo byumvikana, twinjiriwe, hari icyatwinjiriye, gusa ababyeyi b'umwana ntabwo bari kubasha kuba babibona. Ariko Davina we uburyo ki abibonyemo agatangara, bisa nkaho nawe hari icyo yabonye, ariko yanga guhita bivuga ngo atagikanga kikabacika. Arangije aravuga ati ntabwo byumvikana, niko we uri gukora iki hano mu nzu yacu? Uri gushaka iki kuri mama wanjye? Niyo magambo yavuze. Sasa ikiranga kiramwihorera gihita kiburirwa irengero, cyarabuze. Davina aravuga ati rega, uko wabura akajana kose ntabwo ushobora gukora ibyo bintu ngo biguhire, ngo birangire gutyo gusa, ntabwo byakunda. Sasa umugore uranga atangira kwigorora, yumva mu nda ye hari ukuntu bihindutse. Umugabo yaravuze ati sheri ubaye iki? Nuko umugabo yahise aza yirukanka ngo azarebe umugore we abaye iki n'iki kimubayeho. Ageze ahangaho umugore akomeza kwigorora cyane, avuga ati ndi kumva uburibwe, hari ukuri ndi kumva ndi kuribwa. Noneho ikibabaje kurushaho, uyu mugore yari amaze iminsi atwita inda, rimwe na rimwe zikavamo, ndetse iyi ngiyi nyine ku mahirwe, kubw'amahirwe yaragize amahirwe abona irakuze itavuyemo, ubundi zaviragamo ku mezi 3-2 gutyo. Uri kumva byari ibibazo. Rero nta mpamvu yari gutuma batishimira umwana wari ugiye kuvuka. Rero umwana nk'uyu nguyu buje akenewe cyane, ari n'umwana bari bakeneye cyane, banasengeraga bavuga ati Mana uzadufashe iyi nda ntizavemo, wenda izavuyemo ariko iyi ngiyi udufashe ntizavemo. Ni umwana bagombaga kwishimira cyane, bakanamufata nk'umwana w'agatangaza. Uzi kubona ahantu benshi baciye bagapfa, wowe uhaca ukarokoka, uzamenye ko utanasanzwe, ubu uri umuntu udasanzwe. Gusa ahangaha idayimoni ryaje, ryo ryashakaga kumutwara nawe, ntabwo ryashakaga ko bamutsindira cyangwa se muri make ngo avuke babe bamufite, ntabwo bishoboka. Witegereze urebe umwana Davina nta kindi yakoze, yaragiye ajya mu nzu, arangije akaraba amazi, hari amazi yakarabyemo, arangije ahita agaruka ahangaha ku muryango, aravuga ati hoya ntabwo bikunderega, ntabwo bikunda, niba ari ndari kubwira. Witegereze, yaratambutse abanza ajya gukata hirya ku muryango, we yaciye mu gikari kugira ngo atungukane kuri wa muryango rya dayimoni ryinjiranyeho, kandi ikindi ni naho ryagombaga gusohokana aho ryinjiranye. Davina rero yagiye kurigotera hirya ku ruhande kugira ngo aritangire. Nanone ukaba wakwibaza ngo akana nk'aka ngaka kakora iki ku kintu kingana kuriya, idayimoni ringana kuriya karibuze kurikora hiki? Ndakubwiye ngo uze kureba uyisoze, nibwo uri buze gusobanukirwa icyo imbaraga z'umwuka zisobanuye, ndetse n'icyo zishobora kuba zakora ku myuka. Ubundi hari umwuka n'imyuka. Rero aho imyuka itandukaniye n'umwuka, umwuka nyine ni umwuka w'abantu basenga, umwuka wera, ibintu nk'ibyo. Noneho imyuka yo ni imyuka mibi y'abadayimoni, abagizi ba nabi, ibintu nk'ibyo byose bo bakoresha imyuka. Niho rero abantu bakoresha umwuka batandukaniye n'ibyo. Davina sasa yaraje atungukana ku muryango, kubw'amahirwe yahageze rya dayimoni ritarasohoka. Davina aravuga ati gege buhagaze, genda gake, bigendemo gake, uri gushaka gusohoka ujya hehe? Kubera iki utwaye ibitari ibyawe? Davina aravuga ati kandi sinshaka gukomeza nisubiramo inshuro nyinshi, niba nkubwiye nsubiza, uri kujya hehe ujyanye ibitari ibyawe? Ati kubera iki utwaye umwana wacu? Sasa iki ngiki cyanze kuvuga. Ati rero nta hantu uri bujye urigumiraho, niba utari gushaka kunsubiza, nge nashatse ko tuganira twiyoroheje twembi, tugaca bugufi tukaganira tukumvikana, nkamenya n'impamvu uri gushaka uwo mwana, ariko wanze kubyumva. Gishatse gutambuka, Davina yashyizeho umurongo ntarengwa, yashyizeho rengarenga, arakibwira ati ntabwo uri buze gutambuka uwo murongo rega, aha ntabwo uri buze kuhanyura, urabanza usubire mu isura yawe. Kwanza mbara isura yawe, sinshaka no kuvugana nawe wambaye icyo kisura kimeze nk'ikintu kidasobanutse, banza wambara isura yawe. Kandi ikindi ntabwo biri buze kuguhira, ufite amahitamo abiri gusa, rimwe niryo gusiga umwana wacu ukamusubizaho wamukuye, hanyuma irindi hirwe ndi buguhe ni iryo kuburirwa irengero udateje akaduruvayo.
ikindi niba utabyemeye ibyo byose rero umwanzuro ndi buze gufata uze kuwirengera. Ati kandi ntabwo ushaka gukomeza nsubiramo inshuro nyinshi. Sasa ababyeyi ba Davi nabo bari mu nzu nta nubwo baramenya ibiri kuba. Umugabo yaribaje se shiri wanjye ari gutaka ngo ari kuribwa. Ikindi ejo yavuye kwipimisha bamubwira ko umwana ari muzima ameze neza ari gutera. Ntuzi ubu nibyiki ubwo wenda wasanga ari kwihindukiza. Ntawamenya reka ngende. Umugabo yarasohotse n'ubundi yarakomeje gahunda yo kugera ku isantere akabaza nyine akajya guhuza n'abandi bagabo bagenzi be bagasoma ku gacupa. Sasa kenshi ukunze gusanga abagabo ari babimbwiye iki ugasanga ibintu nk'ibi ngibi baba yigize nk'aho bitamureba. Yakomeje kugenda ariko mu rugendo rwe ageze hano ku muryango aravuga ati gusuhusi Davina ndi kumva ari gusakuza ko mu kanya namuhamagaye nkamubura ari hehe. Umugabo yagizemo akantu k'ubwoba yumva umwana ari gusenga cyane. Arangije aravuga ati Davina uri gusakuzanya nanda aho hanze uri mu biki? Ni ikihe kibazo ubundi gihari? Umugabo yaraje akajya areba umwana we gusa ntabashe kubona ikiri hagati y'umwana we nawe. Bisobanuye ngo iki kintu cyerekaga Davina niwe wenyine yabashaga kukibona. Umugabo ntabwo yari gushobora kukibona ndetse nta nubwo yanavumbuye ko kiri hagati yabo. Yarebaga Davina nk'ari nta kintu kimuri hagati, nk'ari nta kintu kimukingirije rwose. Davina aravuga ati ndashaka kunsobanurira icyakuzanye. Erega n'ubundi washaka wavuga utavuga ntabwo uri buze kurenga kuri uwo murongo naciye aho ngaho. Kugira ngo uze kuwuvaho nuko uri buze kumbwira icyakuzanye. Kandi se nanone ko ndi buze kugutwika n'ubundi uri kurushywa n'iki? Bivuge ndarahira mu izina ry'Imana ahantu ntabwo uri buze kuharenga. Papa Davina aribaza se uyu mwana yasaze afite ikihe kibazo? Davina mwana wanjye uri umurwayi? Uwo muntu muri kuvugana uri kubwira ngo ntarengaho ni jyewe cyangwa? Sasa papa wa Davina yaravuze ati akana wasanga ari gihe kari kubwira. Ati ndavuze ngo subiza umwana aho wamukuye. Ati sheri ibintu ndi kumva nawe ngwino hano urebe da, ngwino hano wirebere nawe undebere ibiri kujya mbere hano. Davina ubanza yarwaye yasaze ngwino tumujyane kwa muganga. Sasa umugore arangije avuga ati nuse Davina yabaye iki ko nanjye nakomeje kumva sakuza? Ati sheri rwose sindi gusobanukirwa ukuri ko byumva nanjye niko ndi kubyumva. Niba ari kwivugana, niba ari njye wari kubwira ngo sindenga ku muryango, ariko sinanone ko ntabimenyereye ibi bintu imico Davina ko atayigira yo kumenyera abantu bakuru. Yaba yabikuye he? Ariko nanone umugabo yareba akabona Davina nubwo ari kubivuga ntago ari wari kureba. Ubundi iyo umuntu ari kukubwira ikintu aba ari kukureba ukabona ko ari kukureba muganahuza amaso. Ariko Davina we buryo ki yabivugagamo ntago yabaga ari kureba se, hari ikindi kintu yabaga ari kureba ariko se we atari kubona. Davina arangije aravuga ati ndagutegetse muri aka kanya mu izina rya Yesu, ambara isura yawe ugaruke ibuntu uve muri icyo gisura tubone kuvugana tubone kumvikana, kandi ndibuze kugutwika wa mugabo we nakomeje kukugira inama. Sasa Davina we yabashaga kubona n'isura iri imbere y'iki gisura kiri inyuma. Mbese muri make hari umuntu wambaye ino sura aza muri ino sura ku buryo utabasha kumenya ngo ni kanaka, ariko ibyo byo Davina yabashaga kuba yabibona. Rero muri isi habamo abantu babonekerwa bakaba babasha kubona ibyo abandi bantu basanzwe twe tutabona. Ibyo rero bikajyana n'impano y'umuntu. Hari umuntu uba wifitiye iyo mpano akaba yabona ibyo abandi bantu twe tutabasha kubona. Davina arangije akandagira kuri wa murongo aravuga ati ubu noneho niba wabyanze reka dukora intambara noneho yeruye. Nuko intambara yatangiye hagati ya Davina ni dayimoni ryari ryaje ahangaha. Aravuga turambara isura yawe ntago yambara, ndagutwikura konkoka ndibuze kukwigarurira mu sura yawe niba utabishaka wowe. Ikigabo yatangiye kugitwika, gitangiye gushya cyahise kigaruka ibuntu. Sasa kimaze kuza papa wa Davina nawe yarabibonye. Akimara kubibona yatangiye gusubira inyuma aravuga ati mu izina rya Yesu. Yasubiye inyuma n'ubwoba bwinshi. Noneho igitangaje kurushaho umugabo yabonye ni umugabo w'inshuti ye bari basanzwe baziranye. Ati mama mu izina rya Yesu. Umugabo yatangiye kuvugishwa, yajya guhamagara umugore wakamuhamagara nk'aho ari nyina avuga ati mama nako sheri ngwino urebe ibintu ndi kureba nawe umbwire niba ari byo uri kubona. Uyu si Faustin w'inshuti yanjye nyagasani, none se agize ahangaha gute? Nakomeje numva atongana na Davina kare ariko njye nagerageza kumureba simubone, ariko Davina aravuze ngo agiye kumutwika. Amutwise sinzi imbaraga hana zikuye, mbona ahisa zibuntu.
sasa umugore we nawe yaje kureba aravuga ati ibyo bintu se muri kuvuga kugira ngo ndi no kubireba, reka nze ndebe. uriya abagore batwite baba bari ba no stress, ubona rwose ari umuntu urango wandara yigendera yiyoroheje, nta bintu bya complication, ibintu byose aba yabyoroheje, nta biba bikaze cyane kuko binajyana nuko nta nakabaraga bafite, kuko uri kumva bafite abantu babiri, mbese abari we n'undi muntu akenshi hari nugiramo abandi bantu babiri. sasa uyu nguyu yaravuze ati wakana uri kunshakaho iki, ndeka nitambukire, ndeka nigendere ku neza, cyangwa se mu kimwe nawe uze kubigenderamo. David aravuga ati rega ntago ndi kugusaba imbabazi, nta mbabazi ndi kugusaba, icyo ngusaba ni kimwe, mbese muri make ndanagutegeka, ntago ndi kugusaba. Fata umwana wacu umusubize aho wamukuye, musubize mu nda ya mama, wibuke kiriya cyamutwaye cyamujyanye. sasa umugore ageze aho aravuga ati Yezu Kristo we, ibi ni ibiki ndi kureba, ntago bishoboka, simbona uriya ari Faustin sheri, uriya ni Faustin, none se yajanga reba ukuntu yambaye. noneho ubundi abantu b'abarozi cyangwa se abandi bantu bakora imigenzo nk'iriya itari ya gikristo, hari ibintu nyine hari ukuntu babona ugahita umwibwira bitewe n'ibintu aba yambaye, ibintu ukuntu aba ari kwitwara, buryo cyaba ari kuvugamo n'ibindi bitandukanye. yararebye aravuga ati uriya ntago ari we, ati none se ko ndi kubona isura yariyo, ahubwo ku rundi ruhande nkabona nanone si we. umugabo uranga yarari guhirita uburyo kiyavugagamo, avuga ati ndeka nitambukira, avugana ibibaraga, ati wa mwana we naguhaye amahirwe kuva na kare, nawe ugiye kubigenderamo. ikigabo cyatangiye kuvanayo imbaraga, niba kiri kuzikura he ntiwamenya. ati wakana we ngiye kugutwika ku buryo n'ubutaha uzajya umbona ukanyibuka ugahita ugira ubwoba. sasa agize ngo agiye gutwika cyangwa se gukuraho za mbibi umwana yamuhaye, biranga, ntabwo byamuhiriye, byaranze. yarangije avuga ati oya ntabwo bishoboka, imbaraga zanjye ntabwo zantenguha. ati aka kana gute kaba gafite imbaraga zingana gutya kandi ari akana gato cyane, ibi bintu ntabwo byashoboka, nta nubwo binumvikana, reka mvane y'izindi mbaraga, wenda wasanga nazikuyeyo nabi. yarongeye aripampa. ubwa mbere ukuntu yarabikoze biramwangiye, asanze imbaraga umwana yakoresheje ashyiraho runo ruzitiro asanze zikomeye cyane kurusha izo yatekerezaga. yarongeye arazunguza akojejeho naho biranga, aravuga ati ndapfuye. David yamutunze agatoki mu maso aravuga ati erega imbaraga zawe zabaye umuyonga, ndetse n'uwaziguhaye yakubeshyaga ko zikomeye cyane, ariko sha ntago zari zikomeye. rero icyo nkubwira cyo ni kimwe, fata umwana umugarure, ndagutegetse mu izina rya Yesu. ati ibyo ntago byakunda, ndamutse ngaruye umwana naba nishe imigenzo yacu, uyu mwana niwe twari tuyitezeho nyagasani. uyanaje aravuga ati rero aho kugira ngo wice iyo migenzo se no kugira ngo nawe ubigendere, muraza guhitamo iki? kubera ko nta yandi mahitamo ufite, ni ukumugarura. nutamugarura nawe urabigenderamo. umugabo yanga kwemera, aravuga ati akana sha wasanga kankira imitwe, reka mvane izindi mbaraga. yavanye izindi mbaraga agira ngo akureho uruzitiro, ariko biranga. ababyeyi b'umwana bo bameze nk'abantu bari kureba televiziyo, kandi televiziyo irimo filime iteye ubwoba. yarebye anga bararebye barumirwa. umugore yari atwite bya bintu by'imiteto yivugisha ngo sheri habaye iki se, reka nze ndebe. ubu noneho yashize, yamaze kubona ko ibintu biri seri, yaramutse arebye nabi nabo bashobora kuza kubigenderamo, cyane ko ibyo umwana wabo yarwaniraga, mbese muri make ikimubesheje hanga igitumye ari kurwana runo rugamba rwose ni ukubera umwana atwite. abangaba rero bari kumva avuga ngo garura umwana, ariko ntibamenye ngo umwana agarura ni uwuhe. uyarangije akura ku nda y'umugore ngo yumve, aravuga ati nuse umwana bari kuvuga ni uwuhe, ko mbona indura cyayifite, umwana aracyarimo. umwana bari kuvuga ni uwuhe? bo icyo batazi nubwo inda igaragara nkaho harimo umwana ntawe urimo, yamaze kujyanwa kare, umwana yamaze kugenda. gusa bo ntabwo barabivumbura, ntabwo baramenya ikiri kujya mbere. ndetse n'ubwo umwana yagendaga, sasa umugabo yagize ubwo aravuga ati sheri twirebere hirya da, utaza kugira ubwoba bikarangira ukuyemo inda. mbese muri make bitewe n'ukuntu inda zari zimaze igihe zivamo, yagize ubwoba aravuga ati reba hirya. kandi ikindi mugomba kumenya, buriya umugore utwite ntabwo aba agomba kureba ibintu biteye ubwoba cyangwa se ibintu bimuhahamura, bishobora kwafegita umwana bikaza kumugiraho ingaruka. niyo mpamvu nawe uri kureba ino filime cyangwa se uri kureba aka gakuru nabazaniye k'akadrama, ukaba uzi ko ibyo bintu ujya ubikora, ukareba ibintu biteye ubwoba cyane,
uzi ko utwite umenye ko ibyo bintu ni bibi cyane. Sasa umugabo imbaraga yizereragamo, imbaraga yabaga azi ko afite, nazo zatangiye guhinduka umuyonga. Uko yakandagiye muri ka kantuze wa murongo umwana yashiye agatangira gutitira, imbaraga ze nazo zigatangira kugenda zimuvamo. Umwana aramubwiye ati rega tegereza, naguhaye iminota, kandi iminota naguhaye ntabwo uri buze kuyirenza, uri buze kuburirwa irengero, kandi nuburirwa irengero ntabwo uzongera kugira ububasha bwo gukorera uwo sekibi wakohe ugukoresha, uwo sekibi ugukoreramo ntabwo uzongera guhuza nawe ukundi. Mbese muri make naza kuburirwa irengero umwana araza kuba mushiririje, byose biraza kuba birangiye, nta nubwo azongera kubaho ukundi. Rero usanga abantu nk'aba ngaba kenshi usanga bakunze gukoresha roho zabo, bakazikoresha mu buryo kinini nabo batazi. Ushobora gusanga nk'uyu muntu uri ahangaha umubiri we wa nyawo uryamye nko mu rugo. Rero umwana yaramubwiraga ati ninza kukwicira ahangaha n'umubiri wawe byose biraza guhita bipfana birangire, hagenda roho hagasigara umubiri. Ariko nanone ukaba wamureba ukabona ni uwa nyawe, kandi nanone ugiye mu rugo iwe ahantu yarari ukaba wahamusanga, ukasanga umubiri ariko umeze nk'umuntu wapfuye, nta roho iwurimo. Buri umuntu udafite roho nyine ubwo nawe urabyumva. Umwana yaravuze ati amahirwe naguhaye yarahagije, byarangiye wayitesheje, ubigikurikiyeho sasa ngiye kwikorera ibyo nanzuye, ngiye kwifatira umwanzuro wanjye, nta nama nkikugisha. Mbese muri make nta yandi mahirwe ugifite, noneho ubu ngiye kugushiririza nkutwike, kandi uri buze guhita unapfiramo. Ahubwo byaba byiza ubaye ubwira abantu b'iwanyu bakaba bategura isanduku bakajya kugushyingura. Rero aba bantu bakora iyi migenzo ya Satani cyangwa se imigenzo ya sekibi, usanga akenshi bo imibiri yabo ntabwo ikora cyane. Reka none ako kantu nkabasobanuriraho ku bushakashatsi nakoze, ariko ntabwo nagiyeyo by the way mutaza kubyitiranya. Ukuntu bimeze ngo iyo umuntu cyangwa se uyu muntu iyo agiye kujya mu migenzo nk'iyi, cyangwa se ari agiye kujya nk'ikuzimu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, usanga hagenda roho, ntago umubiri we umanuka ngo ujyeyo, hagenda roho. We aragenda akaryama nko mu cyumba runaka akagifunga ku buryo nta muntu uzamwinjirira ngo abe yageramo asange umubiri we uryamyemo. Nyine we uri kumva aba yizeye umutekano ko ari nta muntu uzamubona ngo abe yaza avuge, atabaza abantu bavuge ko yapfuye kandi atapfuye, kuko uwo muntu yari muri icyo cyumba bameze nk'umuntu wapfuye n'ubundi. Rero ushobora kuhagera ukavuga ati sha uyu muntu yapfuye, reka ntabaze tujye kumushyingura. Mwamara kumushyingura, mukimara kumugeza mu isanduku, mwanarunzeho itaka, ukajya kumva ukumva umuntu arakangutse, ya roho ye ikagaruka yaramaze kugera mu isanduku, n'ubundi uwo muntu ahita apfiramo, biba birangiye. Sasa umwana ahangaha rero yakubitaga roho y'umugabo, gusa roho yari yaje mu isura, ariko isura ya nyayo hari ahantu yari ifungiye mu cyumba cy'uno mugabo aho yabaga. Umwana yagukubitiye umugabo ahangaha, aramukubita ntiyamugirira impuhwe, ntiyamushyiriramo imiyaga na mike, aramubwira ati nakubwiye kubikora ku neza byose urabyanga, ariko amaherezo nyine akira urwakuziye. Umwana yakomeje kumukubita, imbaraga umugabo yizereragamo ziba umuyonga, ntabwo ziri gukora, wagira ngo nta n'imbaraga afite. Wibuke kugira ngo aze nk'umuyaga, mbese muri make aze yambaye kiriya gisura, ajya abura yongere yigaragaze, ibyo byose byaterwaga n'imbaraga yari afite muri we, ariko izo mbaraga ntabwo zikiri gukora. Umwana yaramukubise ajya hasi. Hari igihe umuntu agukubita nyine akaguhindura intere, hahandi uvuga ati ndemeye kabisa, ndemeye, ikigabo cyaburiwe irengero. Umwana yarabikoze, yakubise umugabo aburirwa irengero. Sasa urugamba rukurikiyeho ni urwo kumenya ngo uriya mwana ari buze kugaruka gute. Kumukubita byo aramukubise, ariko akana bakuye mu nda ntago wamenya ngo karaza kugaruka gute. Ese uriya mwana ari buze kumurokora, biri buze kugenda gute? Ababyeyi be babireba barikanze, babuze umuntu. Ati mwana wa Davina ngwino hano, bafite ubwoba bari gutitira. Ibaze nyine ibintu abantu bakuru batinya, ariko akana nk'aka kakabyubahuka. Umwana arangije aterura ikintu uriya mugabo yari afite. Sasa umwana undebere nawe yaragifashe aza kereka ababyeyi be,
uko ari kuza akibereka bo bafite ubwo ati jugunya mwana wa jugunya. Gusa umwana w'ibyo yakoraga arabizi neza, yari azi ko ari ntacyo cyamutwara. Bamubwira ati icyo ni igiki ufashe, kijugunye wa mwana we, wiza kukitwegereza, witwegereza ibintu by'uriya murozi bitaza gushiduka natwe bitwegukiyemo, natwe bikaza kudufata. Aterega nimuhumure, ntimugire ikibazo. Uriya mugabo icyamuzanye hano yarazanwe n'umwana wacu. Ati uwe mwana se nose uriya si Faustin? Ati cyane rwose niwe. Ati ariko kuri mureba kuriya ntabwo yari uwa nyawe yarari mu rugo, iriya ni roho ye yakoreshwaga n'imyuka mibi, niyo mpamvu mwamubona ganga ashaka umwana. Ati nose umwana wacu ari he? Ati umwana ari muri kino kintu, niho yari yamuzingiyemo. Ni ukuvuga mbese muri make umwana yazinzwe. Uyu mugore yari kujya abona afite inda, akaba afite inda ihora uko nguko, ntigikura ntihinduka, ukazasanga imyaka 10 n'ingahe irikubye, imyaka 10 n'ingahe iraje. Bira nibyo bita kuzinga inda. Uzagenda ubyumva kenshi cyane bavuga ngo umugore amaze imyaka 2 atwite, kandi tuzi ko ubundi umugore atwita amezi 9, ariko kumva ngo umugore amaze imyaka 2 atwite. Ugereranyije uvuga ati nose wa mwana we ko mbona inda mama wawe irimo, ko munameze neza nta kibazo, yari yayitwaye ate? Ati ntago turi kubisobanukirwa. Umwana aravuga ati rega nta byinshi mfite byo kubabwira muri aka kanya, reka mbanze nzingure umwana bari bazinze murumuna wanjye, reka nze ndaje mbanze muzingure, mwe nimutegereze gusa murebe ibyo nkora, ibindi mube mubyihoreye. Inda bari bayizinze. Uriya murozi wari waje yari yazanwe no kuyizinga, ndetse akaba yari inshuti ya papa w'uno mwana. Nawe ndebera amashuti y'iki gihe dufite. Umwana yaraje anga arangije arasenga avuga ati ndategetse mu izina rya Yesu Kristo, umwana nabohoke, nazingurwe, imyuka mibi yari murimo ndayitokesheje mu izina rya Yesu, nibivemo bigende byose. Arangije afata cya kintu wa murozi yari afite, yari yazingishije uriya mwana, agikubita hasi, bisa nkaho umwana yari amubohoye. Ntago ari ibyo gusa rero, yagombaga no kuza kunda iri mu mwana akabanza akayivugira ahandi magambo agasenga, kugira ngo nyine umwana abohoke bya nyabyo, anamurinde n'abandi barozi abo ari bo bose bashobora kuzamwataka, bashobora kuzamwinjirira muri buriya buryo. Azengurutse akaboko akomeza gusenga, umwana atangira kugenda agaruka ibuntu. Kandi koko umugore yatangiye kumva nawe hari ukuntu biri kugenda bihinduka. Wibuka ubwo umwana bamuzingaga hari ukuntu umugore yatakaga akavuga ati ndi kumva hari ukuntu ndi kwiyumva kudasanzwe. Umugabo yagiye abirebye yumva nta birenze, nyine we ntigeze abikaza, yumvaga ari ibisanzwe, ari nko umwana yatera umugeri. Ariko nanone akibaza ukuntu byabakomeye kuri ko ari akageni, kandi umugore watajyaga ataka cyane. Rero umugore yatangiye kumva hari ukuntu bitangiye guhinduka muri we, atangira kumva umwana hari ukuntu atangiye kumera, yarongeye araribwa, ariko nanone umwana yari ari kugaruka ibuntu. Icyari cyamufashe cyari cyamuzingazinze. Mwabantu mwe nkomeza no kubabwira ngo mujye munasenga, by the way, mujye musenga, nimukajya aho ngaho ngo mugende mwizereremo, mwumve ngo muraho murakome. Ukomeranye iki? Jya usenga. Ikindi kandi buriya hari ibintu biba ari iby'urugo uba ugomba kugira ibanga. Ntago buri muntu wese ugenda ubwira ibintu byawe, ibyo ugiye kugeraho, ntago ari ko aba abyishimiye. Wowe urajya kubwira umuntu ngo ugiye kubyara umwana, ngo umwana azaba ameze atya, nzamukorera ibi, bizagenda gutya. None uri kubibwira umuntu wabuze umwana, nawe uhora umwifuza, uri kumva ni ishyari uri kumutera. Bigumane mu mutima wawe, azabone wabyaye, nabyishimira byishimiye, ariko ujye kumuratira umubwira ibintu nk'ibyo. Ndabakunda cyane, Imana ibampere umugisha. Inkuru zacu nakagaruka. Ciao ciao.